Papa Kigali mwana wanjye ngwino hano se wari ukiryamye ko numva wayura cyane ntabwo wigeze urya uyu munsi. Ikibazo cy'inzara kimwe kirimo urugo no kutakiza, ariko ikibazo cy'inzara kibaho gute urugo rurashonje. none pa uretse kwigiza nkana ubu tumaze igihe kingana gute tutari. Reka rero mbaze nkubwire wa mwana, aha ngaha kuba muri uyu mujyi ntago ari ukurangara. Uzaze nkwigishe akantu k'ubwenge. Ko gukora iki? Ko gukora iki? Ubu muri uyu mujyi mbaze nkubwire kandi ibyo nkubwire byiteho cyane. Muri uyu mujyi harimo abantu b'abakira b'abogari. Ugomba kugenda iby'indangare nawe iby'indangare urabizi, kandi nawe wibwirize nk'umuntu nk'umwana mukuru uzi ubwenge. By'indangare nuko nkubwiye. Hanyuma nyine urabona iyo ugenda urabona hari abantu b'abakiri b'abogari bagenda bafite no kuna amafaranga hano bayatwara ukuntu, sibyo? Ndabyumva. Wowe uragenda ukaza ukagenda ucunga ku jisho, waranyuka uhita ugira gutyo uhita uyigendera. Urumva ubu bankoremo n'umutima n'amazi iminsi neza, nta mutima bazagukuramo. none nzacapuza umuntu ubwo numva no gucapuza umuntu. Ubu ntuzamucapuza cyangwa nzakwereka ubwenge uzajya ukoresha. Urambwiye ngo nubyagenda ngo iby'indangare gutya se zukugira ute gutya gukora mu mifuka se uzajya ugenda ugira gutya nurangiza uhita ushyiramo gutya ubundi wigendera hano umuntu ukubonye. Umva neza ubwo muri make gupfa no gukira bizaba biri imbere yanjye turebana nkajya mbibona hano nkabona nibyo. Ntabwo uzapfa niba mfata ntabwo bazagufata. Niba kunzanira se ngo nibye ubwo ntabwo uzanyihinduka. Ntabwo bazakunzanira. Niba kunzana giye mfite uko nzahagarara mbabwira. Urumva neza genza uko nzahagarara mbabwira. Okay, ubwo reka ibyo tubigire business nimba ariyo namugiriye. Tubigire business ngenda ncahangaha nzana icyo mbonye naho cahangaha uzana icyo ubonye duhurize hamwe. Oya kuko urabona muri uyu mujyi nta kazi mfite mwana wanjye. Manje nako urumva neza kandi kuba muri uyu mujyi bisaba ubushishozi. Mbanirwa hangaha urabona nirwa hangaha nta kazi mfite nta n'imbaraga mfite, ariko nkaho uracyari mutoya ufite imbaraga. Tugomba gukoresha ubwenge bwacu. Wagira imbaraga wagira n'imbaraga zo gukora abantu mu mifuka. Ntabwo ari ukubakura mu mufuka. Nase nuko okay wagira imbaraga zo kugira indangare. Nyumva neza. Yego. Nyumva neza buriya hari akantu bita ubwenge. Ugira gutyo ugasiga gutya ugakaraba abantu bakajya ubace mu rwinyo neza hanyuma bagufata. Urumva neza? Mase pa uzama kantu nzajya nkaraba se nanjye mbace muri humye. Cyane mwana wanjye. Business yabonetse. Cyane rero papa ubundi ni nacyo ngukundira. Muri uyu mujyi nuko uvuga ngo ubundi we tuzamubanamo neza. Ugomba kuba mu mwana wanjye. Noneho kandi nkubwiye no dutangire business se. Cyane. Pa turakize. Iyo business turashaka ko tuyitangira kandi ukayinjira muri neza ukabinararibona. Mu minsi mikeya turaba tuguze gahunda niyo. Turaba tuguze inzu eshatu n'imodoka. Gahunda niyo urakina. Gahunda niyo uzapfa zapera nari. Cyane. Kwigisha mpaka ubimenye. Zari kwigisha mpaka ubimenye. Ko muri uyu mujyi ntago ari ugukina. Ariko burya muri Bibiliya habamo amagambo meza atera ihumure n'ibyiringiro. Byagera kuri Yesaya na Yeremiya byo bigashinga umuzi, cyangwa se Zaburi azajya nicara nkabisomera umwana wanjye ejo yazambana ikirumbo ntaranamubwiye ibya Bibiliya. Urandebera amagambo meza ahumuriza umutima. Shizirungu ruri hese ubundi Ndi hano inyuma ariko ngiye ku muhanda none. Ugiye ku muhanda? Ugiye kugira ute? Naje kugura amayinite. Wari ugiye kugura amayinite? Ariko se reka nkubaze, uratinyuka ukajya hirya iriya nubwo ntazi aho wari ugiye, ugatinyuka ugasiga inzira irangaye n'abantu hanze ahangaha biba? Mbabare kari kanciye. Unabimenye ubimenyere, hasigaye hariho abajura batoroshye
ushobora kurangara gato ugasanga inzirera ariko se ubundi mwana wa tuvuga ibintu wari wasoma iki gitabo iki nkunda kukibona nyine ntabwo nkunda wakibonaga ariko nturebe ni ukuri iki gitabo kiraryoshye kandi umwana ukigiye aba mu nzira ya nyayo ntayoba ntabwo ajya ayoba urabyumva neza shizirunga umwana wanjye urabona aho ibihe bigeze kuri iki gihe umwana w'umusore ni ukumenya Imana hakiri kare wahura n'ikibazo ukiyambaza iyakuremye cyane wagira amahirwe ugashimisha iyakuremye kandi ujye uba maso hari abajura batoroshye muri iyi minsi ngaho simbuka ugura amayinite ariko banguke ndashaka kugutuma akoze mama sawa simbuka ariko mwana wanjye nyamara mbona agerageza ndatangiye kuri ubu ngo mwigishe amenye ko gukora nabi ari icyaha ni abanyobye mwana wanjye aragerageza reka mpatiranire hakiri kare ejo atazamwana itabi da shwi agerageze Ewo, karibu. Ya, biteze. Cyane fresh man. Salama. Umeze ngwiki ningirebyemo. Okay, kana nzagakata. twashizirungu wari waramwiwe Oya nangiyo. Gwagiye. Jya muri mood aho nzagakata. Mood action. Yego, karibu. Shizirungu we. Salam. Imeze bite se jama? Cyane fresh man. Amakuruzi. Cyane neza. Hari nabo wagiye ukigigiza ukiheza umuntu akayagira ngo ntabwo kibaho hanga. Se wagiye? Cyane hari kabisa. Akoyaje kusigaye none barigize umuntu wo mu rugo wagira ngo uri umwari. Erega mani bo buri abavyeyi kubera impanuro babicara bamama. Akiza manoro abavyeyi banyu. Kwirwa ntembera ngi. Ubuse twebwe tukarenga nuko nta bavyeyi tugira se. Mfite umuvyeyi usenga cyane. Natwe abacu barasenga sha. Umuvyeyi rwose iyo nyicaje hanga shano kumuva iruhande bikunda kungura. Mane kajya ugabanya ibintu byo kwigira idage bigeze aho ngaho. Umuvyeyi arasenga niwe wasenga ku buryo yakugizeho mu rugo umuntu w'umusore ungana nkawe. Ubuse ngiye papa wanjye nagasenga. Ubuse ntagomba nkarenze nkaza simba musize akwamiye mu rugo. Nibyo se. Yego. Cyo n'ababyeyi banyu babara bakoze wagira ngo babazirikiye ku bitenge. Mane ijyo ugabanya swing nk'izo ngizo. Urumvara. Rega buriya mama wanjye ndamukunda. Ari mu bantu nkunda cyane. Kandi sha nawe banza nzayangira ngo bakuzirikiye ku ngutiya ngo nimba ari ku ngutiya ngo arugura umwana umubyeyi yafataga umwana ngakunda cyane bakamuzirika ngo ku ngutiya cyangwa ku gitenge ngo ku buryo hagiye hose baba bari kumwe none we ndebera banakugize umwari wo mu rugo kakubayeho ahubwo niba hari mu bantu ntinya papa ku mami yahari mwana nyagasani mba numva kuri ngewe ndashaka ngo bimeze bite sahandi cyane fresh ubwo nyine mbona wanze gusohoka nkaza kukwireba none se nagira mwana ko nyine nubwo iby'imihanda byo wibivuga kuko we ntabwo ubizi kandi twebwe ikuru gatanuko kandi tuba turifite tuvuga ati ninde byagenze gutya habaye iki runaka na runaka bakoze iki ibyo ni ibintu tuba tuzi ariko wowe agira ngo wo mu rusengero ntabwo nzanze uri gusoma Bibiliya ahubwo singaga se ngatanga ntabwo nakubeshya rwose ngatanga ese no kugira ngo bazakwandika ibyangombwa by'ijuru bizagende gute biragoye ariko no kugerageza uri gutangaza iki sanga se urabagira ngo nta kintu gihari nta kintu gihari mani nk'umujama wawe mba nkukuyeho mu buvumo bwanyu ukambwira ngo nta kintu gihari wagwara se mwana ubu kashamana uru rugo rwanyu ko mba mbona ari urugo rumeze neza ko mudasabiriza umunyu ko mutajya gusaba amavuta none kutigeze umpamagara wowe umumva ndaguhamagara gute ahangaha kuri umujama wanjye kubizi aha nta no kuza nkaguteguza ngo ndaje umujama utaneguza rwose cyabikora amazi yarahari mbere ngo amazi se nararohamye nzanywa amazi narohamye ubu nta n'akantu k'agatsingiyo kuzuba nk'iri wowe guma amazi
nkubwire rero Naye, ukuri pe nta mafaranga rwose aya ubu ngubu sibye kereka iyo negereye mama akagira icyaha cy'amarira. basi se mwegera gukubita ubukaro tugana hano ku muhanda tuzamukane kamwe. Mama rero aragiye kandi asize ku rugo, urumva rero ntabwo nahita ngenda. nawe uhari nawe uhari ntawe uhari, yaragiye hano hepfo. ubwo burya narindi kuyamvuga gakeya ngira ngo wenda hari nk'umuntu uryamye ubu muri make ntawe uhari. Oya ni njyewe gusa pe. nawe ariko se ubundi ubura amafaranga gute? imari zose muba mufite hano mu nzu kuvuga ngo wabuze amafaranga uragenda ukiriza witagaguzwa amarira ngo wabuze ngo ibiceri none ko ibintu ari ibya mama se. ariko ibintu ari ibya mama, ibintu byose mufite muri iyi nzu mani wabuze amafaranga gute? none nabigenza wabura boro n'imwe urasa nawe rero mu bajama bose mfite muri gengo yanjye ndabona ari wowe utoroshye utumva urimo kurasa. ese wabura boro urasa? ubu nta maradiyo muba mufite mutagikoresha cyangwa amateleviziyo cyangwa ibintu mani genda ugere mu turere dore icyaka kimeze nabi umuntu ari kugurumana agenda urebe ko mani wamanura na karaga televiziyo mani twaryamo bakeya rega n'urupfuruzo ikizi oya umbase mu bajama banje muri gengo yanjye ni wowe widaje urimo babona ajya ngo mana urandyaga ngo bizukurire mugihe ndangije kwiga vuba sibyo. Ibyo byo kumbwira ngo kurasa ngo agateleviziyo ngo radiyo rwose pe nta burenganzira ndagira bwabyo, urabona ndiyo nkirangiza. mani igabanya izo renge zawe umva rero nkubwire ndumva ibintu nkubwire utari kubyumva basi zana ka telefone mbonye hariya mani uri idage wereka nkubwire ibi bintu nkubwiye nutabyumva umenye ko nkuvanye muri gengo yanjye kabaye usigara ubitekerezaho cyane. ntarebe ndabitekerezaho ariko rwose bugiye kareka ndabanza mbitekerezeho uzagaruke. Ese mama ko ndeba nkabona ukunda kukura muri Bibiliya cyane, Bibiliya nizamesha akazi koko? Utekereza ko itaguhesha akazi se mwana wa? Ana nyagasani. Uyereka nkubwire iyi Bibiliya siyo yaguha akazi ariko amagambo arimo ahumuriza. Ikindi cya kabiri usoma ijambo ry'Imana kandi iyi Bibiliya habamo amagambo ahumuriza nkaha muri Zaburi habamo amagambo atera ibyiringiro ndetse n'ihumure. Ushobora kuyisoma ugasenga ukabona akazi. Ikindi kandi ntabwo mvuga ngo nawe uzabe muri Bibiliya kuko nanjye ntayibamo yonyine nkora n'ibindi. Ubundi simvuze ngo nawe uzabe muri Bibiliya ariko uyimenye byarushaho kuba byiza. Ikindi gutega amatwi televiziyo ntituyifite, gutega amatwi radiyo ntihari, dore no muri iyi telefoni uyigendanamo. Wumva aho bashaka akazi, kumva aho bashaka akazi udepoze, ugenda udepoze aho kwirirwa urenzererezi muri uyu mujyi. Ibyo ntashaka, sinshaka kunyizirikaho mwana wanjye ariko kandi sinshaka kunambana umurara, sinshaka kuba inzererezi muri uyu mujyi. Dutega amatwi natwe dushabikishe, ubwira umuntu uti ndangira nanjye mvuge nti ndangirira umwana akazi, ariko komeza umutima wawe ufite mwana wanjye, komeza umutima wawe ufite, reka kwirukira iby'isi. Tegereza icyo Imana yashatse kuguha ntaho kijya, urabyumva? Kandi ushyira umutima hamwe, uzagira gutya tubona umuntu akurangiye akazi, wize neza, witonde, urangwa n'ubwitonzi, reka guhubuka, Imana izaguha akazi. None se mama karame ubu ngubu kubona mba nicaye ahangaha umunsi wose urareba ukabona nintasohoka ahangaha ngo ngere no ku muhanda menyane n'inshuti zindangira akazi, nta kibazo. iyo ureba ubona bizabe umva nyine jya usohoka utembere, ubasha no kujya gutemberera ku bana mwiganye. Urabinyemereye none? Ndabikwemereye ariko atari bya bindi byo kumva ngo unyuza aha nkubonanye na bamwe bambara ingofero ireba aha. Oya ndashaka kuba umwana urangwa n'iyaturemye ariyo yaduhanze. Urabyumva neza? Ugiye ukaganira n'abo mwiganye, ugiye ukegera bakwigishije ukavuga uti nararangije ariko ndi umushomeri, abo bantu bose waburamo akazi?
ko suzi uwo nzajya mbona yambaye ingofero njye mwihora mama oya kandi twariganye ngaho tutiganye sinamuvugisha uzabavugisha ibyo ntashaka ni ukwandagara muri uyu mujyi nawe uzanyandagarana muri uyu mujyi. Nta kibazo mama, nta kibazo rwose. Umbabarire rwose, komeza umbere umwana w'indashyikirwa. Nzabikora mama. Ni ukuri pe ndakwinginze mwana wanjye ntuzansebye. Ni ukuri. Sawa. Kandi urakoze. Ngaho haguruka ugende. Sinkubwiye ngo ujye wizirikira hano, ariko ujye ukora n'uturimo ubundi ugende ujye muri bagenzi bawe ariko nta kibazo kandi ujye ugenda usenze, jya uva mu rugo usenze, jya upfuka musenga ubwira Imana uti Mana mpakazi nzi ko ari wowe utanga akazi mpakazi. Imana yampaye kwiga n'ibindi byose izakama. Aha mwana wawe n'akazi zakaguha. Mwana wanjye yakoze biriya n'ibindi zabikora ntabwo yadukoze isoni. Mama ni ukuri tonde ibindi byose Imana izabikora. Urakoze mwana wanjye. Ubwira umwumva ngo ntavunika. Urakoze cyane mama. Sawa sawa. Papa Kiga